mu ndirimbo zihimbaza Imana ndetse n'amasengesho abagera kuri 700 barimo abayobozi, abakozi ba leta, abikorera, abahagarariye amadini atandukanye ndetse n'abaturutse hirya no hino ku isi kuri iki cyumweru bateraniye hamwe mu gikorwa ngarukamwaka kigamije gushimira Imana ku byo yakoreye u Rwanda, birimo mbere na mbere umutekano ari wo pfundo w'ibindi byose byagezweho, hakaza iterambere ry'ibikorwa remezo birimo imihanda mishya, inyubako zidasanzwe nka Kigali Convention Center, hoteli z'inyenyeri 5 nka Marriott, Ubumwe Hotel ndetse na Radisson Blu. Aha kandi hakiyongera amasezerano yagiye asinywa umwaka ushize, harimo amasezerano yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga kizubaka i Bugesera, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'uruganda rwa Volkswagen yo guteranyiriza imodoka zarwo mu Rwanda, ndetse n'umushinga wa Kivu Watt. Uyu muvuduko mu iterambere ndetse n'ibikorwa remezo byashimwe Imana kuko byagize uruhare mu nama mpuzamahanga 15 u Rwanda rwagiye rwakira umwaka ushize, zirimo AU Summit, hakaza World Economic Forum, inama yiga ku masezerano ya Montreal, imikino ya CHAN ndetse n'izindi. Mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa, yavuze ko ibyabaye mu mwaka wa 2016 ari byiza, gusa yibutsa ko mbere yo gutegura ubuzima bwa nyuma y'ubwo ku isi hagomba mbere na mbere gutunganya ubwo turimo. Mu mwaka wa 2016 ni byiza, nibyo gushimira, habaye byinshi byiza ku gihugu. Ndagira ngo rero nibande ku buzima tumenyereye bwa buri munsi bwo ku isi hano, ibizaza igihe cy'imbere kera cyangwa iyindi si cyangwa ukundi byakwitwa tuzabamo twarangije ibya hano, ibyo sindi bubitindeho cyane uko n'urujijo ntabwo mbyumva neza, ariko ni byiza ko bitekereza ukora ibya hano utekereza ibyo bindi by'igihe kizaza cyangwa cyo ku yindi mibereho abantu bavuga buri munsi. Ariko ni iby'igihe kizaza by'ahantu tutaba dusobanura neza cyangwa tudasobanukiwe, ntabwo wazajyayo cyangwa ntiwazamererwayo neza utabanje kuzuza ibya hano uyu munsi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo first things first, ibya mbere ni ibya hano, uko tubitunganya nibyo byaduha n'icyizere cy'ibindi byiza tuzasanga imbere aho tuzaba tugiye. Yongeyeho kandi ko iby'Imana ikoresha abantu bituruka ku bushobozi iba yarabahaye, bityo rero asaba abanyarwanda kwiyizera badategereje abazabakemurira ibibazo. Abantu bose, abanyarwanda cyane cyane, bakwiye kugira icyizere, kwizera mu bushobozi buri muntu afite, no kwizera cyane cyane ubushobozi buri mu gihugu, buri mu bantu. Iyo bafatanije bagashyira hamwe, havamo ibisubizo byose by'ibibazo byose abantu baba bafite kandi bashaka gukemura. Ariko iyo abantu batizera, ntibigirire icyizere, bagategereza ko hari abandi bazabashoboresha kugera ku byo bifuza, ntibigerwaho. Kandi mu by'ukuri binyuranye n'ibyo noneho tuba twigishwa cyangwa n'ibyo twumvise mwanya washize. Ibyo Imana idukoresha mu bushobozi tuba dufite iba yaraduhaye. Ntabwo yaba yaraguhaye ubushobozi, ntabwo yaba yaraturemye uko yaturemye ngo hanyuma ibibazo duhangana nabyo dukwiye kuba dukemura abandi nabo bafite ubushobozi nk'ubwacu aba aribo baza kudukemurira ibibazo dufite. None se ubushobozi bwacu bwo tuzabukoresha iki?
Ni ku nshuro ya 21 Rwanda Leaders Fellowship iteguye igikorwa cyo gushimira Imana ibyiza yakoreye u Rwanda ndetse no gusengera u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange.